Isi iradushuka, ndavuga isi, iyi twisangamo twese, iyi twisangamo tutabizi ndetse twese tutabishaka, ariko twese bikaba ngombwa ko tuyibamo uko tuyisanze. Kuyibamo si ikintu, si ubufindo bufindurwa, ndetse ibyawe ntibimenyerwa, kuko itakwiyereka uko iteye, ngo uyimenye neza umenye uko ugenda, ariko nanone turemye neza kuko ubwenge witubwira. Iyi si uzayibe muri menge, ntukareke ngo ikumenyere, uzayituremo itagutuye, itazagutura umujinya wayo. Ndashaka kukubwira icyo utajya ureba, cyangwa se ubona ntusobanukirwe, cyangwa se ntunagihe umwanya. Isi dutuye iratubeshya ngo iradutunze, kuko yuzuye ibidutunze, ko twayigezemo ikabidutunga, tugahera ubwo tukamaranira kubishaka. Ubwo imiturirwa tugatunga imodoka nziza sinakubwira, tukagira amatungo tukaba abatunzi, tukagira amasambu hirya no hino, tukagira ibiryo n'amafaranga, tukagenda hose tukamenya byinshi, ndetse n'amashuri tukaminuza ngo tugire ubumenyi buhambaye, maze iyi si tuyibemo uko dushaka, tuyitegeke, twiteze imbere rwose. Nyamara si burya bitumaranira, ndetse akenshi tukabishwaniramo, bikadusenya tukaba abanzi, igihe n'ikiza isi ikabitwara, itadusigiye n'urwara urwo kwishima. Yewe no mu byago ntitureba n'irihumye, cyangwa ngo idufate mu mugongo, reka da, ahubwo iduha ubutaka butarenze metero 3 gusa. Ubwo muntu ikamumira bunguri, nta no kureka ngo bya bifaranga bimwe yaruhiye bigatinda, abiryamira bimara imbeho, aho azaba ari mu bwigunge, ntawe umusura, ntawe bavugana, ategereje gusa umunsi atazi, nanjye ntazi ubu tuvugana. Ya modoka yakundaga cyane, ya ndege yagenderagamo, ndetse n'ibindi, ubwo isi bimukiza hakiri kare, watabisigamo ubwo busembwa yewe, ahubwo ikasama tukayijugunyira, maze umuntu ikamumira ityo, ibyo bikarangiriraho, tugataha twimwiza imoso, natwe dutegereje umunsi wacu. Ibyo dutunze si ibyacu, ni ibyo dutijwe akanya gato, uko ni ukuri njye mbabwira. Kubishwaniramo, kubihezaho abandi no kubyikubira, kubuza umuntu amahirwe yakabonye ngo nababeho, ni ubugome, ni ubutindi, ni ubuswa burenze ubundi. Ibi ndabivuganye ndabizi, isi ni inshuti itamenyerwa, abo yabeshye yarababeshye, ibafata ubwenge ndetse n'ubwonko, irabagaburira barahaga, ibaha divayi bashira inyota, badaha nyinshi baba basinzi, barandavura biracika, icyo bategereje ni ukwandagara, naho kwiyandarika ni ibisanzwe. Reba bya bikomerezwa byose, baryo wamenye cyangwa wumvise, bamwe bogogaga iki kirere, bagahinda cyane nko mu muhindo, bakagira ijambo n'ahatagendwa, badukanga tukikangana urufaya rw'amashyi, atari ugushima bimwe bikwiye, ahubwo ari ugutitira bya nyabyo. Ese ntiwabonye isi batamaza, icyubahiro ikakibatwara, amafaranga akayoyoka, ubutunzi bwose ikabuhuhisha umuyaga, ikabishima hejuru bigatinda, nabo bakaba bategereje wa munsi. Dore icyo cyubahiro bikanze, n'ubwo butunzi n'amafaranga yari yarabibatije ngo babicunge, izabisubirane kuri wa munsi. Ese ubwo urimo kubyumva? Ntikirindira na wa munsi, urya munsi tutamenyera, urya twumva tugakangarana, yaba muto cyangwa mukuru, umukire cyangwa umukene, wa munsi tugerageza gukwepa, akaba nubwo tuvutse abandi ubuzima, ni agahomamunwa, ni ishyano ryaguye. Ahubwo iyo umaze kugera mu bushorishori, hahandi wemeza bose, hahandi urya ibyo ushaka, ukajya aho ushaka, ukabona abo ushaka, ndetse ukavugana n'abo ushaka n'uko ushaka, igira iki ikatwitaza, ukamanuka ugasandara, ubucuti bwanyu bukaba amateka, ubwo mukaba mubyaranye abo. Yumvira nawe, isi burya isi ntigira imbabazi, muri yo nta muto nta mukuru, ntibabarira n'ikibondo, ubuzima bwayo niko buteye, ntitandukanye abato n'abakuru, ngo buri wese imuhe ibyo akwiye, ahubwo urwo ruvangitirane rwayo nirwo muntu na mwene muntu birirwa bivurugutamo, ibyo bibazo tukabikuriramo, ubundi tukaba abo turi uyu munsi, umwicanyi akayibamo, umujura akayibamo, umurozi nawe akisanzura, abantu b'ingeri zose tukayitura, ikatwandagariza amagara, abandi bakayadandaza nk'abayarenzwe, ikaduha icumbi mu gihe tutazi aho iri dusohoramo itaduteguje. Wasi we, ntugire imbabazi koko. Ikibazo ni uko tutabireba ngo tugire icyiza dukora none, ngo turamire umuntu yataducika. Ikibabaje ni ukuntu twigira abantu b'indeba, aho kwicarana ngo tujye inama, iyi si tubeshya tuyivugutira umuti, tuyita amazi itaratumara. Erega na cya giti ngo kigororwa kikiri gito, kuko kitakurira muri iyi si tuzi, utekereze ko kizagira ubuzima bundi butari ubwo bw'akajagari, ngo ni nayo mpamvu n'urya mwana umuhana ajyayo, utamuhana avayo. Iby'isi byiza turabikunda, ikibi cyabyo ntibimara kabiri, biva ku muntu bijya ku wundi, nta wakwibeshya ngo arabitunze,
ngo yarafatishije. Reka da, iby'isi byo umuntu ntako atagira ngo abitunge. Mbona kenshi tubiharanira tukabimaranira rwose, inzira kandi tunyuramo ngo tubigereho ni igihumbi, nako ni ibihumbi. Ubwo tugatuza ngo turatunze, ndetse tugashyira akaguru ku kandi ngo yewe ibintu bimeze neza. Hari n'ubwo tuba tubizi ko ibyo dutunze ari ibidatungwa, ko tubikomora n'ahadakwiye, ariko twemera kwirarira, tukicarira uwo muriro, tukamera nk'abicariye ikirunga dutegereje gusa ko kiruka ngo bwa butunzi bw'umuyonga. Mbega kwibeshya! Harya ngo zose zigera i Roma, ngo uko ugenda birakureba, ngo icy'ingenzi ni ukugerayo. Turibeshya. Ese aho heza tugana twese, iyo utekereje ukareba imvugo n'ingiro by'iyi minsi, ubona tuzagerayo ryari? Ubona tuzagerayo se ahubwo? Ese ubona tuzagera na y'iki? Kuki utakwemera ko tujyana ubwo tugana mu cyerekezo kimwe, ngo tujye inama dufate ingamba, maze aho heza tubeyo twese? Nitugenda imbusane rero, umutimanama tukawubika, indangagaciro zikaducika, tuzacika intege bitinde, tuzagwa mu nzira tukigenda, tuzatsindwa tubure byose. Isi irarwaye, uwayikuraga yaba akuroze. Gerageza uyibemo uko wayisanze, bana n'abandi kuko muhuje gupfa no gukira. Iyi si itadushuka ngo dushwane, tuyirimo igihe kimwe, ikindi gihe tukaba ahandi, cyangwa se tukayibamo itari uko. Njya numva ko Umuremyi wayidushyizemo nawe ngo atanejejwe n'uko iteye, ngo akaba yifitiye undi mugambi, kuko ibyayo byabuze umuti. Uyishinze warya ishingwe.